kwijujutira Imana ngo tuvuga ngo mbese Imana ngo wandemeye iki? Oya, uko yakuremye nuko. Niba yarakuremye uri igikara, tuzi uri igikara. Niba yarakuremye uri inzobe, tuzi uko niko yashimye kikurema. Niba yarakuremye ukaba muremure, uko niko yakugize nyuzwana ko. Niba yarakuremye ukaba uri kubona kuri mugufiya, uko niko yashimye kuba mugufiya. Niba yarakuremye unanutse cyangwa ubyibushye, uko niko yashimye ko ikurema. Wiyigisha impaka ngo isiganuze ngo kuki wandemye gutya. Nyurwa nuko yakuremye, uko niko yakuremye. Ntabwo ujya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo Yes, bakunzi ba Concord TV show, nkuko nayo babwiye ko nazajya mbicisha irungu. Niyo mpamvu naje kwirebera umukozi w'Imana Nyiramugisha Solange, niwe uri imbere ya kamera, nanjye uri nyuma ya kamera. Nitwa Tumimana Concord. Reka mfate uyu mwanya nshimire abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Yego Solange, umeze ute? Meze neza. Umwami arakurinze? Arandinze cyane. Haleluya. Amin. Ndabona ufite igitabo cy'indirimbo. Yego. Reka indirimbo iri kugufasha dutangize iri teraniro ryacu niyo ndirimbo ya 21 Muzagakiza. Yego. Urafungura. Urafungura. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Twiringire Imana yacu, nizakora imirimo. Izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke. Uko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo. Nshuti reka kwiganyira, urabwa imbaraga. Nshuti reka kwiganyira, urabwa imbaraga nshya. Muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu. Tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge
ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. muze twese tubashake, tubasangisha umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya, amen. ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. ntidugasubizwe inyuma n'ibihe kuko Yesu ari bugufi. Amina, haleluya, amen. turebera hamwe ijambo ry'Imana, turasanga muri Yesaya ibice 45. yego, Yesaya ibice 45. Yesaya 45. yego, umurongo turahera ku murongo wa 2 tukageza ku wa 7. ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. ngo ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. ahangaha ni amagambo Imana yari iri kubwira Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro we, ngo nzakujya imbere ngo ahataringaniye mparinganize. muri uyu mwanya amagambo ntago gari kubwirwa Kuro, ahubwo gari kubwirwa twebwe turi kuyumva. iri kutubwira ngo izatuje imbere ahataringaniye izaharinganiza, ahameze nk'imisozi izahitsa. Amina, haleluya, amina. nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. ngo nzaguha ubutunzi ngo buri mu mwijima, ngo n'ahantu hahishwe ngo hiherereye cyane. Amina, haleluya. ahangaha amagambo ntago gari gakibwirwa Kuro, ahubwo amagambo gari kubwirwa twebwe turi kugumva. ngo izaduha ubutunzi buri mu mwijima, izaduha ubutunzi buri ahantu hiherereye. ahantu hiherereye ni ahantu hadapfa kugerwa n'ubonetse wese, ni ahantu hadapfa kuvogerwa, ahubwo haba ari ahantu hiherereye h'umuntu yigenga, agomba kujya we ku giti cye, ahantu hatagomba kugera abantu babonetse hose. aho niho hantu hiherereye. rero izaduha ubutunzi buri ahantu abantu badakwiriye kuvogera. Amina, haleluya, amina. komeza. kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari nge Mana ya Isirayeli. ngo kugira umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ngo nje Mana ya Isirayeli. izaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye, kugira umenye yuko ariyo iguhamagara. izaguhereza n'ibimenyetso bikwereka yuko ari Imana iguhaye ubwo butunzi, bikwereka yuko ari Imana ikugabiye, bikwereka yuko ari Imana ikugiriye neza. hari igihe wowe ufite ikintu kimaze iminsi kiri kukuzengereza, ariko kugira ngo umenye ko ari Imana wavuganye nayo. hari igihe yaba yarakubwiye ngo izakugirira neza, cyangwa yarabikubwiye ngo izakurinda, cyangwa yarakubwiye ngo izaguha icyo kintu, ugategereza ugaheba, ukavuga ngo Mana, none ni weho navuganye nawe cyangwa ntago ari weho. kugira ikwereka yuko ariyo wavuganye nayo, yarangiza ikaguhereza ibyo yagusezeranyije. Amina, haleluya. icyambere ni ukurindira isezerano, kandi guhabwa isezerano ntago ari ukugenda ngo wiyicarire gusa, ahubwo isezerano rirabagarirwa, isezerano riruhirwa, isezerano rirafuhirirwa. kuhirirwa no kubagarirwa tuvuga ntago ari ibi kuja gufata isuka ngo ugiye mu murima, ahubwo kubagarirwa no kuhirirwa ni ugusenga cyane, ukitandukanya n'ibyaha, ukirinda ibibi, ukirinda kugendera mu bidatunganye, ahubwo ukagendera mu bitunganye, ugasenga udasenganye
uburyarya, uko niko kubagarira isezerano, uko niko kuryuhirira. Nta buriganya ufite mu kanwa kawe, ahubwo ugendera mu mirimo zitunganye. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, muri aka kanya nitwe ba Yakobo bo yahamagaye agatoranya, akadutoranya mu bandi bose. Ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo nahamagaye ngo ngatoranya. Hahirwa ufite isezerano, hahirwa ufite nzayimana, ufite nzayimana akabigendamo neza. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, rindira ugume ku irembo, guma ku irembo kuko igihe kirageze ukurwe ku irembo. Ninjye Uwiteka nta wundi, nta yindi mana ibaho itari nje, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Ngo ninjye Uwiteka, ngo nta yindi mana itari nje ibaho, ngo nzagukenyeza. Amina, haleluya. Izagukenyeza, izaguha kunyura mu maboko y'ababisha, izaguha kunyura mu marembo ya ba rupinzi. Aho izabigukenyeje, izakwambutsa inyanja ndende, izakwambutsa ibyo udashoboye kwiyambutsa, izakurengera aho udashoboye kwirengera, izakuvugira aho udashoboye kwivugira. Icyo gihe izaba igukenyeje. Amina, haleluya. Ngizagukenyeza, ngizagukenyeza, izagukenyeza kubera ko twebwe ntabwo twashobora kwikenyeza. Izagukenyeza mu maso y'ababisha bawe, izagukenyeza mu maso y'abanzi bawe, izagukenyeza mu maso y'abatakwemera, izakwemeza mu batakwemera. Icyo gihe bazakwemera. Abagupingaga bose nakubwira ngo igihe izaba yagukenyeje bazakwemera, bazavuga ngo koko ngira ngo ni Imana yavuganye nayo, bazakubwira ngo koko ngira ngo ni Imana sengaga. Icyo gihe izaba yagukenyeje, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza uburengerazuba bamenye yuko ari nta yindi iriho itari nje. Ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba n'iburengerazuba bamenya ko nta yindi mana ibagaho usibye yo mu ijuru, izaba yagukenyeje, izaba yagukenyeje. Bose bazavuga ngo iyo niyo mana, nta yindi mana ibagaho. Amina, haleluya. Dukwiriye icyo usabwa weho ni ugukiranuka gusa, ugakora ibyo gukiranuka, ibindi byose ntabikureba, biharira Imana yo mu ijuru gusa. Nukiranuka ugakora iby'ubutwari, Imana yo mu ijuru ibindi byose uzayibiharire, izabikora, ibikorere kwiyubahisha. Itariki utazi, umunsi utazi, izabikora. Uzasubizwa umwaka utazi, icyumweru utazi, umunsi utazi, itariki n'isaha utazi. Izagutabara kandi babona yuko yagutabaye. Amina, haleluya. Iyo igiye gutabara rero, icyo nkundiriye Imana yacu, iyo igiye gutabara ntabwo ibanza yagisha inama, kandi iyo igiye gutabara ntabwo imanza yatira karuvati, kandi iyo igiye gutabara ntabwo ibanza yatira kositimu, nta nubwo isaba tike, ahubwo mu bumana bwayo irasaruka igatabara. Nta nubwo imanza kugisha inama. Reka nakubwira ngo niba uri umugore ijya kugutabara ntiyabanza yabaza umugabo wawe, niba uri umugabo ijya kugutabara ntiyabanza yabaza umugore wawe, niba uri umukobwa ijya kugutabara ntiyabanza yabaza ababyeyi bawe, ntiyabanza yagisha inama inshuti zawe. Icyo waba uri cyose, iyo igiye kugutabara ntibanza kugisha inama, kuko imangije kugisha inama. Hariho uwavuga ngo wimutabara ngo manzu ntabare, hariho uwavuga ngo wimurengera ngo ahubwo ngo manzu ndengere, kuko nibabyemera nabo bakwikunda. Niyo mpamvu iseruka mu bumana bwayo igatabara, ntacyo yitayeho, ntacyo irebyeho. Yarangiza ikakurengera, ikakubwira ngo mwana wanjye, ngo mwana wanjye, mwana wanjye, ngo humura ndi kumwe nawe, ngo nzakurinda amajya n'amaza, ngo nzakurinda amajya n'amaza, ngo kandi ngo nzakurengera. Iyo abanye na Dawidi byari bikomeye, iyo byari bikomeye, iyo niyo izabana nawe. Iyo abanye na Yobu ibintu byose byamushizeho, iyo niyo izabana nawe. Irangije ibwira Esiteri
ngo njyewe ngo nzagutabara. Amina haleluya. Niyo imiryango zakwicecekera, niyo inshuti zaceceka, niyo abavandimwe baceceka, ntayareka kugutabara. Ntayareka kugutabara. Ntago yavuga ngo ntago ndagutabara ngo kubera ko bose bacecetse, ahubwo iramanuka ikagutabara mu bumana bwayo. Wowe umaze igihe kirekire ku irembo, ndakubwira ngo iyi ni isaha yo gukurwa ku irembo. Wewe umaze igihe kirekire mu kigeragezo, ndakubwira ngo iyi ni isaha yo gukurwa mu kigeragezo. Icecekere witurize, Imana iri bugufi kugutabara, iri hafi yo kugukura mu kigeragezo. Isaha ni yo gutabarwa, isaha ni yo kurengerwa. Tuza wicecekere. Amina haleluya. Amina. Ninjure mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Ninjye Uwiteka, ninjye ukora ibyo byose. Ngo ninjure mu mucyo n'umwijima. Uwiteka ni ure mu mucyo n'umwijima, akazana amahoro n'amakuba. Mbese ibindi byose byayinanira. Nibivuga ngo nkuyeho umwijima, igakuraho umwijima abana b'abantu batabishaka, ikazana umucyo. Nivuga ngo nkuyeho umwijima, hakaza umucyo. Nivuga ngo nkuyeho umucyo, hakaza umwijima. Nivuga ngo nzanye amahoro, amahoro gakaza. Nivuga ngo nzanye amakuba, amakuba gakaza. Mbese ibindi byose byayinanira. Amina haleluya. Amina. Dusenga gusa twicecekere. Ndi gukunda gukoresha ijambo rivuga ngo dukora ibyo gukiranuka, ibindi byose tubimuharire. Arabishoboye, icyo dusabwa no gukiranuka. Amina haleluya. Amina. Komeza. Wajuruwe tonyanza, n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Njye Uwiteka, ninjye wabiremye. Ngo wajuruwe tonyanza, n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke. Amina haleluya. Amina. Isi nikinguke, Imana izane itonyanze, isandaze imvura y'umugisha. Ijuru nirikinguke, gukiranuka kuturasire. Ijuru nirikinguke, imigisha zacu zigaragare. Ijuru nirikinguke, risandaza agakiza munsi. Amina haleluya. Amina. Komeza. Utonganya iyamuremye azabona ishyano. Ngo utonganya iyamuremye ngo azabona ishyano. Bibiliya yaramwe ngo mbese ikibumbano cyabaza uwakibumbye ngo ko wambumbye nabi. Mbese igicurano ngo cyabaza umucuzi ko wancuze nabi. Kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Ngo kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Cyangwa icyurema cyavuga, cyangwa ikiremwa cyangwa icyurema cyavuga kiti nta ntoki afite. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urambumba iki? Ngibumba ngo nta ryabaza uribumba ngo urambumba iki? Mbese ryamubaza rite kandi ari ryo ari we uribumba? Mbese ubwira Imana ngo wandemeye iki? Uwo nguwo wagisha impaka umuntu ugukuri, ubaza Imana ngo wandemeye iki? Icyo ni icyaha. Ntago dukwiriye kwijujutira Imana ngo tuvuga ngo mbese Imana ngo wandemeye iki? Oya, uko yakuremye nuko. Niba yarakuremye uri igikara, tuzi uri igikara. Niba yarakuremye uri inzobe, tuzi uko niko yashimye kikurema. Niba yarakuremye ukaba muremure, uko niko yakugize nyuzwana ko. Niba yarakuremye ukaba uri kubona kuri mugufiya, uko niko yashimye kuba mugufiya. Niba yarakuremye unanutse cyangwa ubyibushye, uko niko yashimye ko ikurema. Wiyigisha impaka ngo isiganuze ngo kuki wandemye gutya. Nyurwa nuko yakuremye, uko niko yakuremye. Amina haleluya. Amina. Kunyurwa ni ingenzi, kandi kunyurwa
burya biba ari byiza. Naho kutanyurwa n'ubundi ni ikindi caha. Nyurwa nuko Imana yakugize, unyurwe nuko yakuremye. Amina, haleluya. Amen. Amagambo y'Imana nari mfite, Imana yashikize ku mutima igashima ko tuganira uyu munsi, nayo ngayo iyakomereze mu mitima yanyu hamwe nanje urivuze. Ariko mwebwe mwese munkurikiye, nabagira inama yo kunyurwa nuko muri, kuko kutanyurwa ntago ari byiza. Ikibumbano ntago cabaza uwakibumbye ko wamumbye nabi, igicurano ntago cabaza umucuzi ngo ko wancuze nabi. Nyurwa nuko Imana yakuremye, uko niko yashimye kuba. Amen. Mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Ndafashijwe. Abantu tunyurwe nuko Imana yaturemye. Amen. Munyurwe, nanje nyurwe nuko Imana yandemye. Yego, reka tugusaba utange nimero ku buryo uzagukenera azaguhamagara. Nimero yanje ni 072 4 9 9 052 8. Yego. 072 4 9 9 052 8. Yego, karibu dusoreze n'isengesho rigufi. Mureke dusenge. Mana, twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe, twongeye kuza imbere y'amaso yawe Uwiteka Nyiringabo. Utugire neza kubera ko ushoboye byose. Mbere ya byose tutaragira ico tukubwira, twikubise mu kidendezi cyawe kugira ngo tubabarire ibyaha, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Abantu muri iyi minsi ntago turi kunyurwa, ariko byiringiro bizima uduhe kunyurwa nuko waturemye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Impaka zabaye nyinshi muri izi minsi, kwijujutira umurimo wawe kwabaye kwinshi muri iyi minsi, ariko Uwiteka Nyiringabo nutubabarire kubera ko ushoboye byose. Dukomereza amaboko mu buntu bwawe, cyo duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Tubere byose kuko uri byose, tubere umurengezi kubera ko uri umurengezi wacu. Amen. Amen.